Ndabasuje kandi mbaha ikaze bakunzi bacu basobanukirwa 5TV. Rero hari amagambo menshi abantu bakunda kuvuga ndetse n'amagambo menshi ahubwo nuko ari abantu benshi bakunda kuyavugaho bavuga bati Bibiliya ni inyanja. Ariko se baba bashaka kuvuga iki? Icyo nicyo kintu twagombye kwibaza. Ese nawe ujya utekereza aya magambo ukavuga ko Bibiliya ari inyanja? Ariko se ni iki kigutera kuvuga aya magambo? Ese ni ukubera ubunini bwa Bibiliya cyangwa se ni uko harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye? Ni uko se usanga abantu benshi bigisha Bibiliya ariko ugasanga buri wese aravuga ibintu bigiye bitandukanye, wenda ugasanga ntibasha kubyumva, bikaba bituma ariyo mpamvu nawe ubasha kuvuga uti koko Bibiliya ni inyanja. Ni iki gituma ushobora gutekereza amagambo nk'ayo ngayo? Rero muri iyi nyigisho tugiye kurebera hamwe impamvu zitandukanye zituma abantu bagereranya Bibiliya n'inyanja, ndetse turaza no kurebera hamwe ni iki tugomba gukora. Ese ubundi kugira ngo tutayita inyanja ni uko bimeze gute? Ni iki cyatuma duhamya neza icyo ari cyo? Rero ndagusaba kugumana natwe muri iki kiganiro cyangwa se muri iyi video yacu uyitangire urinde uyisoza kugira ngo nawe uru rujijo ruveho. Bimwe mu byo wibazaga turabisobanura muri iki kiganiro cyacu. Muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 6 niho Yesu yavuze ngo hahirwa uwo ibyanjye bitazagusha. Ese nawe waba waragerageje ahari kuyisoma cyangwa se ukayisomerwa ariko ugasanga ntabasha kwisobanukirwa? Uyu munsi rero ngiye kukwereka impamvu mu by'ukuri ituma utayisobanukirwa. Rero iyi ni Sobanukirwa 5TV, nk'uko mubizi ni ibiganiro iyobokamana, Bibiliya na Korani, ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro by'ivugabutumwa, ubusobanuro bw'amazina ndetse n'ibiganiro by'ubwenge. Rero niba uri mushya bana natwe buri munsi ukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5/5. Niba ushaka ko birajya bikugeraho 5/5, icyo gihe ukora ku nzogera, noneho ibiganiro byatambutse ndetse n'ibiza bikakugeraho. Uko dusize ikiganiro ako kanya bigahita bikugeraho, nawe ugakomeza ukadukurikira. Abantu benshi 95% usanga badukurikirana, ariko usanga inshuro nyinshi bibagirwa gukora subscribe. Rero wumvisha unyuzwe n'ibiganiro byacu cyangwa se ukunda iyi channel cyangwa se ushaka kuba umwe mu banyamuryango bacu, nawe rwose ntabwo tuguheje, ngwino dufatanye kugira ngo tugende dusobanukirwa kandi tujye tunasobanurira abandi. Ngewe rero ndi Tadeyo icyo Imana ishaka nk'uko bisanzwe. Rero reka dutangire byimbitse noneho turebera hamwe ingingo ku yindi y'impamvu abantu bavuga yuko Bibiliya ari inyanja. Impamvu ya mbere ni uko Bibiliya ifite ubwinshi bw'inyigisho zitabarika. Rero iyo uyifashishije ukayisoma, uvuga ngo ushobora gusanga irimo usanga nk'amateka runaka, ukayisangamo ibijyanye n'ubuhanuzi. Hari ubuhanuzi bwahanuwe buraba, hari ubuhanuzi bwahanuwe burimo burasohora, ndetse hari n'ubuhanuzi bwavuzwe ariko butarasohora. Ni ukuvuga ngo icyo kintu uzagisanga muri Bibiliya. Ni ubuhanuzi bw'uburyo butatu: bwahanuwe bukasohora, burimo burasohora muri ino minsi turimo, ndetse n'ubutarasohora nabwo utegereje gusohora. Icya gatatu, urasangamo amahame ndetse n'imyitwarire, ndetse uzasangamo ubuzima bwa buri munsi, uzasangamo inkuru z'abantu. Ikindi uko uzayisangamo inyigisho zijyanye no kwizera cyangwa se zijyanye no kwemera. Hanyuma ikindi ugomba kwisangamo ni uko ngo ni ukuyisangamo inyigisho z'ubutumwa bw'umwuka, byanditswe ariko byimbitse cyangwa se bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo ibintu byose mu by'ukuri uzabisanga muri ibi. Rero aha niho wibariza ngo ese uyaza inyigisho ziri mu buryo bwimbitse, mu buryo bw'umwuka, uyaza inyigisho z'ubuhanuzi, uyaza inyigisho z'amateka, noneho umwe akavuga ibye, undi akavuga ibye, undi akavuga ibye, none ugasanga mu by'ukuri biragucanze, kubera ko ninzana ubuhanuzi, undi akazana amateka, undi akazana inyigisho z'ukwemera, undi akazana inyigisho zimbitse mu buryo bw'umwuka, bizagorana ko ibyo bintu uzabasha kubitahura cyangwa se kubyumva. Rero ni nk'aho wafata mu by'ukuri rero inyanja ugasanga ibaye irimo nk'amafi menshi agiye atandukanye amabara. Rero ni ukuvuga ngo aba yatandukanye amabara
kandi akaba anatandukanye mu bwinshi. Mu by'ukuri icyo nicyo cyitwa nyine ko ari nk'inyanja, kubera ko ibintu byose ntabwo ubasha kubijera. Rero niyo mpamvu abantu bavuga bati Bibiliya ni inyanja. Ariko ushobora kuyisoma, buriya ushobora kuyisoma ukayisoma umwaka umwe, ukayisoma imyaka ibiri, ukayisoma imyaka itatu, ukayisoma igihe kinini cyane, ariko buri gihe ugahora usangamo ibintu bishya. Ndabizi neza ko iyo usomye Bibiliya ukayisoma ku nshuro ya mbere, urayisoma wakongera ukayisubiramo ukumva hari ibintu bije ari bishyashya, ejo bundi ukayisoma ukumva nawe haje ibishya. Ni ukuvuga ngo igahora ihinduka cyangwa se igahora iba nshyashya kuri wowe. Rero ikindi ni ukuvuga ngo inyanja burya ntabwo aba ari nini gusa, ahubwo iba inafite n'ubujyakuzimu buhambaye. Ni ukuvuga rero no muri Bibiliya naho usanga inshuro nyinshi ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo hari umuntu usoma akayumva byoroshye, ariko kandi nanone hari uyisoma akayisoma byoroshye, ariko yatangiye kuyisesengura ugasanga rimwe na rimwe iramuyobeye. Rero ubona ibisobanuro byimbitse, ushobora kubona ubusobanuro byimbitse, ukabona ubutumwa bwihishe inyuma y'ayo magambo cyangwa se y'ibyo wasomye. Ushobora no kubona isano iri hagati y'ibyo bitabo mu by'ukuri twamaze kureba biba bigiye bitandukanye. Rero hari n'aho usoma umurongo umwe ugasanga ushobora kugira gute, usanga ushobora kumarana nk'amasaha runaka, igihe runaka uwutekerezaho. Hakaba nawe usoma ariko ugahita wumva ako kanya, hakaba yewe ndetse n'ubusoma ugasanga ntubasha kumva. Rero niyo mpamvu abantu benshi bavuga ko Bibiliya ari inyanja, ariko ntekereza ko impamvu yabasha kuvuga ibi ngibi ni uko bamaze gutahura ko atari igitabo gisanzwe, ahubwo ni igitabo cy'ubwenge. Rero ni uko rero Bibiliya mu by'ukuri abahanga ari nk'aho tubona nk'abapasiteri bayisoma imyaka myinshi, ni ngo buri wese agira ibyo yikuriramo, buri wese agira ibyo akuramo bigiye bitandukanye. Hari igihe umuntu asoma umurongo nk'inshuro 10 ku nshuro ya 11, noneho ugasanga amaze nk'iminsi 10 awusoma, ariko wagera nko ku nshuro ya 11 yasoma nanone ugasanga wa murongo umuhindukiye mushyashya. Rero ibi bigatuma abantu bavuga bati Bibiliya ihora iguha ibintu bishya, buri gihe ugasanga iraguha ngo n'ubusobanuro bushya. Rero niyo mpamvu usanga abantu bakomeza kuyita ngo Bibiliya ni inyanja. Ikindi nanone ugasanga hari imyumvire itandukanye birimo, ni ngo nk'inyanja burya ifite amazi yo hejuru, inyanja noneho ikagira amazi yo hagati, hanyuma ndetse ikagira n'amazi yo mu bujyakuzimu. Ni uko nguko Bibiliya nayo usanga imeze. Usanga rero hari ibisobanuro ku isura ya mbere, hari ibisobanuro byimbitse ku bayisesengura, ndetse n'ubutumwa bw'umwuka ku bayisenga cyangwa se ku bizera ibintu nyirizina biri muri Bibiliya. Nk'urugero, umuntu ashobora gusoma inkuru ya Nowa akabyumva nk'amateka gusa, ariko undi akayibonamo ubutumwa bwo kwizera cyangwa se ubutumwa bwo kumvira Imana, akayibonamo agakiza. Niyo mpamvu bavuga ko Bibiliya ari inyanja y'ibice byinshi. Hanyuma ikindi cya gatanu uvuga ngo igira inzira nyinshi yo kugana ukuri. Icyo ni icya mbere. Ni ukuvuga ngo burya inyanja ifite nk'imigezi myinshi yijyamo, burya nako na Bibiliya nayo ifite inzira nyinshi z'uko umuntu yabasha kwisobanura. Ni ukuvuga ngo hari nk'abayisobanurana ubuhanga bwa teoloji, abayisobanura mu buryo bw'amateka, hari abayisobanura mu buryo bw'imyizerere, uburyo bwo kwizera, ndetse ugasanga rimwe na rimwe baravuga no ku bijyanye n'uburambe bw'ubuzima. Ugasanga nubwo harimo n'ibiza gusenga, kuyoborwa n'umwuka. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ayisobanura akurikije ahari ndetse n'ibyo anyuramo. Rero nibyo bituma iba igitabo kigari cyane mu bijyanye no kwisobanura cyangwa se no gusobanurwa mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma ibindi nanone ni ukuvuga ngo harimo cyane cyane nk'ibanga ry'ubwenge. Ni ukuvuga ngo burya Bibiliya ni inyanja, nk'inyanja nk'uko babivuga. Burya inyanja iracyafite amabanga menshi abantu batamenya,
ni ukuvuga ngo harimo nk'ibinyabuzima byayo, iyo ndavuga nk'inyanja, hakabamo ubujyakuzimu bwayo, hakabamo ibice bitaravumburwa, na Bibiliya rero ni uko imeze. Bibiliya nayo igiye ifite ibice byinshi byimbitse abantu badashobora gusobanura. Hari abantu bashobora kuza akayisomera inkuru gusa, ariko kandi hakaba noneho n'uwisobanukiwe ushobora kuza akayisobanura noneho mu buryo bw'umwuka. Rero hari ibitekerezo byinshi, hakaba nk'ubuhanuzi n'amagambo, bamwe basobanura mu buryo bumwe, none ugasanga nk'ibyo agasobanura ubuhanuzi, bamwe barasobanura nk'ibintu biri aho nk'amagambo, abandi mu buryo bwagasobanurwa nk'amagambo asobanura mu buryo bw'ubuhanuzi. Rero usanga mu by'ukuri abandi noneho bakabibona nko mu buryo, bakagenda babibona mu buryo bugiye butandukanye, abandi bagakomeza kubyiga imyaka myinshi. Rero ni ukuvuga ngo bihereye muri ibyo cyangwa se uko bagenda bayiga, ugasanga mu by'ukuri Bibiliya ikomeza kubagora cyangwa se ntibayisobanukirwa, bagakomeza kwegeranya n'inyanja. Rero komeza ukore subscribe kuri Sobanukirwa 5 TV kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5/5. Icya karindwi rero irigisha, icya mbere nuko yigisha buri muntu ukwe. Burya inyanja iyo urebye buri wese ayibona mu buryo bwe nanone. Ni kimwe rero na Bibiliya. Ni ukuvuga ngo inyanja burya umurobyi iyo ayabonamo nk'akazi, umusirikare ayibonamo nk'ahantu h'urugamba, umugenzi we akayibona nk'ahantu h'uburanga. Ni ukuvuga ngo uko niko umuntu ashobora kubona inyanja. Umusirikare we, ni ukuvuga ngo umurobyi we ayibonamo nk'ishobora kumuhesha akazi, umusirikare we akayibonamo nk'ahantu h'ingamba cyangwa se ahantu h'urugamba, ariko umugenzi we burya akayibona nk'ahantu h'uburanga, ahantu heza, ikiyaga kimeze neza n'ibyo. Ariko rero uzasanga na Bibiliya ari uko imeze. Umuntu ushaka ihumure ayibonamo inkomoko y'amahoro, ushaka kuyobora ayibonamo urumuri, ushaka impanuro ayibonamo ubujyanama. Rero ni igitabo mu by'ukuri gihindura isoko y'icyo buri wese akeneye. None se wakwibaza uti iyo bavuga ngo Bibiliya ni inyanja bitwigisha iki? Ni iki bitwigisha? Ni ukuvuga ngo hari nk'ibintu bitatu by'ingenzi buriya bishobora abantu bashobora gutekereza. Hari nko gukomeza kuyiga, rimwe na rimwe agomba no guhagarara ku byo uzi gusa. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri nanone ni ukwicisha bugufi. Rero ngo nta muntu uvuga ko yamaze kuyimenya yose. Icyo ni icya mbere. Rero nta muntu uvuga ngo yose ndayizi. Uyizimo gute? Ntabwo bishoboka. Ikindi nanone ni ugushaka ukuri. Ni ukuvuga ngo buri gihe hari ikintu wakwiga kirenze ibyo uzi. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uba ugomba guhora wiga. Rero impamvu abantu benshi rero usanga badasobanukirwa Bibiliya, rimwe na rimwe riraterwa n'abayibahaye, n'abayibasomeye, n'abayibigisha. Burya umuntu ashobora kuza akagusobanurira amateka, akagusobanurira nk'igitabo kiri aho cyangwa se ubuhanuzi, ariko mu by'ukuri ugasanga ntabwo ashaka kwimika mu buryo bw'umwuka, cyangwa se nawe ugasanga ibintu by'umwuka ntabwo ari buze kubitahura. Rero ni ukuvuga ngo mu gihe atabizi, byanze bikunze nawe arakuvanga. Uraza kumva wumva ubuhanuzi, wumva nyamara ngo ibintu byose bisoza kuri Kristo. Ndibuka Nataneli ngo niwe wavuze ko abonye Yesu, Nataneli harya abwira ati uwo Mose yavugaga mu mategeko, abahanuzi bakamwandikaho, na Zaburi ikamuvuga ngo uyu twamubonye. Bivuze ngo Bibiliya burya ivuga ibintu byose. Burya ngo ni Kristo uvugwamo aha ngaha, yaba mu mategeko, yaba mu buhanuzi, haba yewe no muri Zaburi. Ni ukuvuga ngo nta handi bavugaga uretse Yesu Kristo. Rero mu gusoza, icyo navuga ni uko abantu bavuga ko Bibiliya ari inyanja, baba bashaka kuvuga ko wenda se ari uko harimo ibintu byinshi batabasha kugira gute, batabasha gusobanukirwa. Rero ni igitabo kitari cyo gusoma rimwe gusa. Icyo ni cyo kintu cya mbere ugomba kumenya, ahubwo nicyo ugomba gutekerezaho ndetse ugatekerezaho n'ubuzima bwawe bwose. Kandi nanone ntabwo ari igitabo dukenemo amateka gusa, dukenemo ubuhanuzi gusa, ahubwo ni icyo ugikeneyemo. Niba usoma, Yesu yabajije wa mwigisha amategeko amaze ati ese ibyo usoma ubisoma mwiki? Rero nawe kugira ngo usobanukirwe neza mu buryo bwimbitse, banza umenye ngo ubundi ni iki uri gusoma. Ni ijambo ry'Imana ushakamo? Ese urashaka ijambo rya Kristo? Urashaka amateka? Urashaka amagambo y'abantu? Urashaka iki? Rero niba iyi nyigisho yacu yagufashije,
wibuke gusangiza iyi video yacu no kutwohereza cyangwa se ibitekerezo, muduhe ibitekerezo muri comment, kugira ngo tumenye ese wowe mu by'ukuri ni iki ubivugaho. Rero unasangize n'abandi, kandi nanone ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5/5, kubera ko nicyo twiyemeje hano kuri Sobanukirwa 5T. Ni ukuvuga ngo mudahari natwe ntabwo twaba duhari, ariko mu gihe muhari natwe tuba duhari kugira ngo dukomeze tuganire. Rero reka dusoreze aha ngaha, hanyuma tuzasubire